Mwiriwe nongeye kubashima akanya mwafashe ko kugira ngo mufungure iyi link hanyuma tuganire ku by'ijambo ry'Imana. Rwose Uwiteka ajya abaha umugisha igihe cyose muje tugatarama dusoma iri jambo ritagatifu. Reka rero twongere dusubize amaso inyuma dushimire Umwuka Wera kubona aduha ndetse n'ako kanya ko gusoma igitabo gitagatifu Bibiliya, kuko igihe cyose tugisomye Umwuka Wera atwegereza Imana, ijambo dusomyemo rikadufasha gusa n'Uwiteka, maze tukaba rwa rwabya Imana ishaka gukoresha, rwa rwabya rw'umumaro Imana iba ishaka gukoresha, kuko iryo jambo ry'Imana dusoma riraduhindura, rikaduhindura abantu bashyashya, ba bandi Uwiteka areba akabishimira. None rero uyu munsi tugiye kujya gusoma imirongo itangira ibaruwa ya Yohani igice cya gatatu. Icyo gice cya gatatu cy'ibaruwa ya Yohani kiratubwira ibyerekeye kuvuka bushya. Ubu tugiye gukurikira ikiganiro Yesu Kristo yagiranye n'umugabo witwa Nikodemu. Umutwe w'ubu butumwa ni ukuvuga ngo ugomba kuvuka bwa kabiri. Reka rero dusenge. Mana igira imbabazi, Mana isumba byose, turagushimye akanya nk'aka, turashimye ko tugiye gusoma ijambo ryawe ritagatifu, ko kandi Mana uyu mutwe ngo ugomba kuvuka bwa kabiri, udufashe Mwuka Wera maze tubisobanukirwe, ndetse no muri twe abataravuka ubwa kabiri cyangwa se n'abavutse ubwa kabiri bashobore gusobanukirwa kurushaho. None Mana igira imbabazi, turasabye ngo aka kanya katubere ak'umumaro, kandi Mana dushobore kumva iryo jwi ryawe kurushaho. Tubisabye twizeye mu izina ry'uwatubambiwe umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mu by'ukuri ni byiza kuba Uwiteka yaraduhaye kwemera ijambo rye, tukaba twarabatijwe ndetse tukaba twaravuze n'isengesho ryo kwakira agakiza. Ariko rero burya icyangombwa mu buzima bwacu ndetse no kuri roho zacu ni uko twaba twaravutse bwa kabiri, nk'uko bisomwa mu gitabo cya Yohani igice cya gatatu mu mirongo 15 itangira tugiye gusoma mu kanya. Turebye ku murongo wa mbere uri kuvuga ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Abafarisayo bari itsinda ry'abayobozi b'amadini bizeraga agakiza n'ubugingo bw'iteka, ndetse bemeraga ko hariho na Gehinomu. Benshi muri bo bagiriye ishyari Yesu kubera ko yafataga akanya agatega amatwi ibyo bavuga ndetse akanabirwanya, kubera ko byabaga atari ibitekerezo bihagaze neza. Ibitekerezo byabo ntabwo byabaga bihamanya n'ibya Yesu. Hanyuma rero umwe muri bo, umugabo witwa Nikodemu, umwigisha w'amategeko wubahwa cyane mu Bayisiraheli, yari arimo gushakisha ibisubizo by'ibyo atasobanukirwaga. Ubwo rero umurongo wa kabiri w'igitabo cya Yohani igice cya gatatu uri kuvuga ngo uwo yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Hano Nikodemu yari afite ibibazo bibiri. Icya mbere, kuza ku manywa byamuteraga isoni, kuko ariho abantu bajyaga baza batunze umurongo baje kumubaza ibibazo bafite byerekeranye n'amategeko. Aha rero biri kumvikana ko atifuzaga ko ahahurira n'aba bantu. Ariko rero Nikodemu akaba yaragishaka kubona Yesu, ndetse ashaka nuko atagira ibindi bibazo byuririraho kubera ko yagiye kureba Yesu. Nuko kubera ko yizeraga ko Yesu azamufasha,
gusobanukirwa n'ibibazo yahuraga nabyo, yafashe decision, mbese yahisemo kumusanga mu ijoro kubera ko yatinyaga icyo bagenzi be bazavuga ku mibonano ye na Yesu. Hanyuma amaze gusobanukirwa ko Yesu ari we Misaya, kuko yavuze ashize amanga, yavuze donko uriya mugabo Nikodemo amaze gusobanukirwa ko Yesu ari Misaya, yavuze ashize amanga mu kwiregura kwe akurikije ibyanditse muri Yohani igice cya 7 umurongo wa 50 kugera muri 51. Reka twumve ukuntu yaje gushyigikira Yesu Kristo kuko yamwemeraga ko ari we Misaya. Iyo mirongo iri kutubwira ngo Nikodemu, wa wundi wigeze gusanga Yesu kera kandi wari umwe muri bo, arababaza ati, mbese amategeko yacu akira umuntu urubanza batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze? Aha muri kumva ko rwose yarahagaze ari kumuvugira kwa, kuko bararenganyaga rwose abantu, nuko ababaza iki kibazo turi gusanga mu gitabo cya Yohani igice cya 7 kugera kuri 50 kugera kuri 51. Ikindi kibazo Nikodemo yari afite ahangaha rero, hariho itandukaniro ry'umucyo n'umwijima dusanga muri Yohani igice cya 3 umurongo wa 19. Uri kuvuga ngo Yohani 13:19, uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakoraga ari bibi. Reka nongere nsubiremo Yohani 3:19, uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakoraga ari bibi. Kuza nijoro kwa Nikodemu bitwereka ko yari akiri mu mwijima. Yahamagaye Yesu Rabi, kuko tubirebye kuri uriya murongo wa 2 wa Yohani igice cya 3 umurongo wa 2b, uravuga ngo tuzi ko uri umwami, tuzi ko uri umwarimu ukomoka ku Mana. None rero dukurikiye ijambo Nikodemu yavuze hano n'ibyo yakoze, natwe dukeneye kumenya ndetse no kwizera Yesu, tukamubera inzabya z'umumaro, ndetse zinahagarara hariya zikamuvugira nk'uko uyu mugabo Nikodemu yamuvugiye, nk'uko tubisomye mu mwanya. Reka dushishikarizwe no kuza kuri Yesu dufite umutima ufunguye kugira ngo atwigishe. Nikodemu yari afite ibyo yashakaga byose, ariko ntabwo yari afite ubuzima burangwa n'umwuka wera. Uyu munsi hari abantu bafite amafaranga menshi rwose, ariko badafite ubuzima burangwa n'umwuka wera, nk'uko twabibonye kuri Nikodemu hano. Hari abantu bafite ikibazo cyo kudasobanukirwa n'ibyo mu mwuka wera kubera ko batazi umwami Yesu. Abo bantu rero turabafite, ni igitero. Turafite mu matorero yacu, mu miryango yacu, yewe abo bantu rwose ntibazi ko bari kurimbuka. Ntabwo bazi ko bazimiye, ntabwo bazi ko bari kugendera mu mwijima, kandi rwose bazi aho basanga urumuri barusanga muri Yesu, iyo bemeye agakiza bagasanga Yesu. Kimwe na Nikodemu rero, uyu munsi Yesu arimo kuvuga ati tugomba kuvuka ubwa kabiri. Reka rero tujye kureba muri kiriya gitabo cya Yohani igice cya 3 umurongo wa 3 icyo kiri kutubwira. Hari kuvuga ngo Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Umurongo wa 4 nawe uravuga ngo Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Aha rero turabona ko Nikodemu ntabwo yari ashoboye kubyumva.
kuko yatekerezaga kubyarwa mu mubiri. Aha Yesu yavugaga ku byerekeye amazi n'umwuka dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli. Reka turebe hariya mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 36, iriya mirongo kuva kuri 25 kugera kuri 27, ibyo Yesu yashakaga kubwira Nikodemu hano. Nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, mbashyireho umwuka mushya. Nzabakuraho umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyireho umutima woroshye. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Imana ihabwe icyubahiro. Aha rero birumvikana icyo Yesu yashaka kumubwira hano. Dukomeje mu gitabo cya Yohani igice cya 3 umurongo wa 5 uri kutubwira ngo Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ugomba kuvuka ubwa kabiri. Ibyo biravuga ngo hagomba kubaho ivuka rya kabiri riva hejuru. Hano Yesu yabwiye Nikodemu ati, keretse uvutse ubwa kabiri niho uzabona ubwami bw'Imana. Ibyo Yesu yabivuze kubera ko yabonaga imitima y'abantu ikeneye umubatizo w'umwuka wera. None uyu munsi Yesu aratubwira twese ati, tugomba kuvuka kubw'amazi n'umwuka. Mbese urebye aradutera inkunga yo kubyarwa bundi bushya, ntitwirirwe kwita ku bo turi bo cyangwa ku bintu byatubereyeho kera, ku mibereho yacu y'ubuzima bwa kera bwahise, kuko Yesu yarivugiye ubwe ati, ntuzabona ubwami bw'Imana niba utavutse ubwa kabiri. Urumva nyine igisubizo ni ukuvuka ubwa kabiri. Ubundi ibyo bibazo byahise bihita bigenda. Mbese Imana iradufasha tukagenda tubaho uko Uwiteka abidusaba, umwuka wera urabidushoboza buhoro buhoro uko igihe kigenda. Turagiye rero, tugiye ku murongo wa 6 w'igitabo cya Yohani igice cya 3. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Wenda waba urimo kwibaza uti, ese kuvuka ku mubiri no kuvuka ku mwuka wera biratandukanye? Hano hari ibintu bibiri ngiye kuvuga. Hari kuvuka ku mubiri gusanzwe no kuvuka ku mwuka wera. Ndetse icya kabiri hari kuvugururwa n'umwuka wera birangwa no kubatizwa mu mazi menshi nk'uko Yesu Kristo yabigenje, nk'uko nawe yabatijwe, ngira ngo tujye tubisoma muri Bibiliya. Amazi agereranywa n'ibikorwa byo kwezwa n'umwuka wera. Aha nizere ko bisobanutse. Reka tujye ku murongo wa 7 n'uwa 8. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Hano rero biragaragara ko hari minisiteri y'umwuka wera mu kuvuka gushya. Nashyize hamwe ibintu bitatu. Hano hariho ikintu cyitwa kugenzura. Bibiliya itubwira ko kuva isi yaremwa,
umwuka wera ugenda ukurikiza ubushake bw'Uwiteka Imana yacu. Ikintu cya kabiri, nta muntu ushobora kubona umuyaga. Bimwe mu bimenyetso ko umwuka wera uhari ni uko ushobora kumva ufite umunezero n'ibyishimo cyangwa wumva usobanukiwe igihe uri gusoma ijambo ry'Imana kurushaho. Ukarisoma ukumva urashaka kuryumva, ukumva uri kuryumva, ukumva rwose urashaka no gukomeza kurisoma, ukumva mbese biraryoshye. Ukumva ni ikintu kiri kugenda kiza cyongera ku bumenyi mbese ku bumenyi n'ibyo ushaka kumva Imana igufasha kugenda usobanukirwa kurushaho. Icya gatatu, iby'umwuka wera biratangaje kuko ntushobora kumenya aho ugana kuko ukora mu buryo budasobanukiwe n'abana b'abantu. Kuko umuntu adashobora kugenzura kuvuka kwe, ni nako udashobora kugenzura ivuka ryawe ryo mu mwuka wera. Kuko umwuka wera ujya aho ushaka, ujya ku bo ushaka ndetse ukora icyo ushaka cyose mu bikorwa byo kuvugurura ubuzima bw'abantu. Urumva nyine ko umwuka wera ni Imana ikora uko Imana ikora. Ntabwo twebwe abantu twabisobanukirwa. Ubwo rero ngiye ku murongo wa 9, igitabo cya Yohani igice cya 3, umurongo wa 9 kugera kuri 11. Nikodemo aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli, ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Nuko Nikodemo yari azi iby'amategeko ariko ntiyumve icyo avuga kuri Mesaya. Ayo mategeko kandi yavugaga Mesaya. Tuvuga ku by'ubuzima bushya kubera ko tujya tubona imirimo y'Imana mu bantu bayo. Imana irakora kandi koko iyo twitegereje tubona abantu Imana iri gukoreramo. None rero turashishikarizwa no kumenya ijambo ryayo ndetse no kwakira agakiza kayo kugira ngo duse nayo, kugira ngo tugire ubuzima bushyashya. Reka rero dukomeze tugeze mu gitabo cya Yohani igice cya 3, umurongo wa 12 kugera kuri 13. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu isi. Umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Reka rero mbabwire, tugomba gufata ijambo rya Yesu uko riri. Nk'igihe yavugaga ko hariho umwe gusa wazamutse mu ijuru, ni umwana w'umuntu wenyine ushobora kutubwira ibintu byo mu ijuru, kuko nta wundi ushobora kutubwira ibyo ari byo. Ubwo arabyivugira hariya rwose. Umurongo wa 13, ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Bya bindi tujya twumva abantu bagenda bavuga ngo bagiye mu ijuru. Mana, njyewe nzajya nsoma ibyo Bibiliya imbwiye, tujye twemera ibyo ijambo ry'Imana ritubwiye, kandi abaza kuturangaza tujye dusaba Imana ntidukomeze gutakara. Umurongo wa 14 kugera kuri 15 ariyo ya nyuma. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Igihe Abisiraheli bazereraga mu butayu, ibyo tubisanga mu Kuva igice cya 15 kuva kuri 22 kugera ku gice cya 18 kugera kuri 27, Imana yohereje icyorezo cy'inzoka kugira ngo ihane abantu kubera imyifatire yabo mibi yo kwigomeka. Turebye rero no mu kubara igice cya 21 umurongo wa 6 kugera ku wa 9, bitubwira ko abendaga gupfa bazize inzoka bashoboraga gukira bumviye itegeko ry'Imana ryo kureba inzoka y'umuringa yari imanitse no
yari imanitse, babigiraga bafite kwizera Imana aho ndetse bakanakira. Aha twibukijwe ko Mose yakoze inzoka y'umuringa akayishyira ku giti, hanyuma hagira uwo inzoka yarumye akitegereza iyo nzoka y'umuringa yabaga aho ngaho, yayitegereza ikamukiza. Nabyo byakurikizwaga, mbese byagendanaga no kwizera uwo muntu yabaga afite, kuko iyo yagendaga abifite mu mutwe we kandi akabikora uko byanditse, bien sûr barakiraga. Mu isezerano rishya twavuga ko agakiza kacu kabaho iyo turebye kuri Yesu tukizera ko ari we mukiza wacu. Imana yacu ihoraho yaduhaye iyi nzira kugira ngo dukire ibyaha byacu byose. Mu isezerano rya kera rero abarebaga inzoka y'umuringa Mose yakoze barakiraga. None rero abahanze amaso ibintu byo mu isi uyu munsi bazarimbuka. Kubera iki? Kubera ubujiji. Tujye tumenya aho duhanga amaso. Haleluya, Imana ishimwe. Ariko abizera ijambo ry'Imana bakaba kubwo kwizera bareba umusaraba bazababarirwa. Abo bantu bazatsindishirizwa, bazacungurwa kandi bazakizwa. Imana ishimwe. Ibi ni byo Yesu yabwiraga ndetse uriya mugabo witwa Nikodemo ati, umwana w'umuntu agomba kuzamurwa kuri kiriya giti kugira ngo abamwemera bose bahabwe agakiza. Imana ishimwe kuri iyi promesse. Iyi akaba ariyo yari intego y'urupfu rwa Yesu Kristo, akazagira ubuzima buhoraho. Mbese ufashe iriya ntego akamwizera akazagira ubuzima buhoraho. Uti se ibyo bisobanura iki? Uti kugira ubuzima buhoraho bisobanura iki? Reka turebe icyo busobanura. Mfitemo ibintu bibiri. Ubuzima buhoraho ni ubuzima buri mu muntu burebana n'imyaka iri imbere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ubuzima burebana n'imyaka iri imbere. Urebye ni ubuzima bw'Imana ubwayo mu bugingo bw'umuntu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ubuzima Yesu ubwe atanga, nibwo buzima buhoraho. Urugero, ibyo amashanyarazi akora iyo ucometse vacuum cleaner, cya kintu gihanagura za karapeti hasi ku isi cyangwa hasi ku isima, cyangwa ugira ngo ukureho umwanda, cya kintu umuntu acomeka mu mashanyarazi. Ibyo amashanyarazi agira iyo ugicometse ku mashanyarazi, ugira ngo utunganye ahantu handuye, urebye ni nako bigenda iyo umuntu ahaye Yesu ubuzima bwe. Niho kubucomeka kuri Yesu. Ubwo urumva nyine ukuntu bihita bigenda. Umwuka wera uhita utangira kumukoreramo, ukamufasha kubaho gikristo, ahita agira ndetse n'ubuzima buhoraho iteka. Iyo ni promesse idakuka. Umuntu kubaho adafite ubuzima bw'iteka ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko umuntu aba adafite umwuka wera muri we, mbese aba nta gusabana n'Imana kuba muri. Mbega agahinda. Umuvugabutumwa hano witwa George Whitefield akiriho yakomeje kubwira abantu ati, ugomba kuvuka bwa kabiri. Kandi nibyo Yesu arimo kutubwira uyu munsi natwe, ndetse nta wundi ushobora kubuduha usibye Yesu Kristo. Yesu ntatubabarira ibyaha gusa, ntabwo atubabarira ibyaha byacu gusa, ahubwo ngo ntatubabarira ibyaha byacu gusa cyangwa ngo aduhuze n'Imana Data isumba byose, ahubwo aduha n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Haleluya, thank you Jesus. Ubu ni ubuzima umucyo utaduha, ubu ni ubuzima imiryango yacu itaduha, ni ubuzima ababyeyi bacu bataduha, yewe
ni bwa buzima ndetse n'itorero ryacu ridashobora kuduha, ntabwo rishobora gutanga ubuzima. Ni ukuvuga ngo ubu ni ubuzima bwiza bushobora kuva mu ijuru, ni ubuzima bwiza bushobora kuva hejuru gusa kuko ari igikorwa cyigenga cyo kuvuka bundi bushya. Imana ihabwe icyubahiro. Ndarangiza ubu butumwa mbaza nti waba waravutse bwa kabiri? Niba udafite ubuzima bw'Imana muri wowe, ntuzigera winjira mu bwami bw'Imana. Iyo utije mu bwami bw'Imana aho ujya ni hehe? Ubwami bwa Satani. Yesu atanga ubuzima buhoraho, kandi iki ni ikintu Imana igomba gukora imbere muri wowe. Icyangombwa ni uguhaguruka ugafata iyo decision, ugasanga Imana isumba byose ukayiha, igakora uyu murimo muri wowe, kuko yarakuremye, iragukunda kandi irashaka kugira wa wundi rwabya rw'umumaro, rwa rundi runezerewe mu Imana yacu. Nsubiye mu magambo uyu mugabo Whitfield yavuze, Yesu arakubaza uyu munsi ati waba waravutse bwa kabiri? Nanjye rero ndakwinginze rwose, ugomba kuvuka ubwa kabiri. Ibi ni byiza, bizadufasha, tuzahurire mu ijuru, natwe duhimbaza Imana kuko ni ibintu rwose buri muntu wese yifuza. Reka tujye twibuka uburyo Yesu yababajwe n'ibyaha byacu, n'uburyo yapfiriye ku musaraba kubera ububi bwacu. Tujye tugira umwete wo gusaba imbabazi z'ibyaha byacu, kandi twibuke ko Yesu atapfiriye abantu beza, ahubwo ko yapfiriye abanyabyaha nkanjye nawe. Yesu ashimwe. None rero, niba utarigeze umwizera, nyamuneka gerageza umubwire ukuntu umukeneye, aragufasha mu ntege nke zawe. Niba uyu munsi wemeye kwakira Yesu mu mutima wawe, biramunezeza kuko yiteguye kugukiza no kugucungura. Yesu ashimwe. Ni muri Yesu gusa buri muntu wese yakirira ubuzima bushya. Ni muri Yesu gusa umuntu wese yakirira ubuzima bushya, maze akavuka bundi bushya. Yesu ashimwe kuko yashyizeho iki kintu. Niba utarafata icyo cyemezo rero, gerageza rwose kugifata uyu munsi, maze Yesu akwakire mu bwami bwe igihe cyose. Imana ihabwe icyubahiro kuri iyi message. Reka dusenge. Mubyeyi gira ibambe, Mana isumba byose, yewe turashimye kubw'iri funguro ritagatifu ry'umwuka tumaze kwakira. Turagusabye rwose ngo Umwuka Wera udusobanurire kurushaho aya mayobera mutagatifu tumaze gusoma, tumenye ukuntu tugomba kuvuka bundi bushya. Turashimye ku buryo Yesu yabishyizeho, kuko tutamufite ntabwo byari kubaho. Ngaho rero Mana dushoboze, dukomeze tubitekereze, kandi dukomeze tubyifuze, maze ubuzima bwacu tubeho turi inzabya z'umumaro, zizahora iteka zikora ugushaka kwawe, kandi nawe ubinezererwemo, natwe tubinezererwemo. Duha umwete n'ubushobozi bwo kuvuka bundi bushyashya, kandi tuzane n'abandi bantu bataramenya iyi nzira mu nzira yawe, baguheshe icyubahiro. Shimirwa kandi uhabwe icyubahiro, tubisabye twizeye mu izina ry'uwatubambiwe, Umwami wacu Yesu. Amen.